Biba byiza kuri mwe mwese nanone mukomeje gukurikira KTV Skills, nizere ko mumeze neza. Amakuru mashya narababwiye ati ndajya nyabagezaho muri akanya. Tugiye kurebera hamwe ubutumwa Bamporiki Edouard yatangaje akiva muri gereza ndetse n'isengesho turabagezaho ku musozo w'iki kiganiro cyacu. Tugiye kurebera hamwe ubutumwa yatangaje agaragaza ibyishimo bihebuje, yishimye cyane kabisa, ashimira umukuru w'igihugu wamuhaye imbabazi. Ku musozo w'iki kiganiro turarebera hamwe isengesho yageneye abantu bose bamubaye hafi. Iteka rya perezida riha imbabazi abagororwa ryasohotse ku igazeti ya leta ku wa 18 Ukwakira 2024 rigaragaza ko hari abagororwa 32 bahawe imbabazi, barimo n'abahoze bafungiye mu igororero rya Nyarugenge. Kwa 23 Mutarama 2023 nibwo urukiko rukuru rwongereye ibihano byari byahawe Edouard Bamporiki wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco by'imyaka 4, rutegeka ko afungwa imyaka 5 akanatanga n'ihazabu ya miliyoni 30 z'amanyarwanda. Icyo gihe Bamporiki Edouard yari yahamijwe ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha mu nyungu ze ububasha ahabwa n'itegeko, hashingiwe ku mafaranga yahawe n'umushoramari Gatera Norbert mu iburanishwa ryo mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Akiva mu igororero kuri uyu wa 19 Ukwakira 2024 yagihabwa imbabazi kabisa. Bamporiki Edouard yahise atangaza ubutumwa bugaragaza ibyishimo afite nyuma yo guhabwa imbabazi na Perezida Paul Kagame. Mu butumwa yanyujije kuri X yagize ati: zireze urugemwe rurameze, urubuto rutaboze, umutwaro nagatwaye iteka, umutware wanjye awuntwamishije imbabazi ndawutuye. Ndunamutse ndemye, ndanyuzwe, ndumva niyumva nkindirira. Ni amagambo akomeye kabisa, ubona ko uyu mugabo yizeye ikinyarwanda cya kindi cyo ku rwego rwo hejuru. Nshimye Uwiteka waturemye, umutware Paul Kagame, kubwe ubwere bwimuye ubwirabure bidasasiwe. Ni ubutumwa bugaragaza ko yishimiye imbabazi yahawe ndetse ko atuye umutwaro wari umuremereye, agarutse ari umuntu mushyashya. Abahawe imbabazi bose barasabwa kubahiriza ibintu bitandukanye birimo no kwiyereka umushinjacyaha wo ku rwego rw'ibanze rwaho aho ubushinjacyaha bukorera, no kumenyesha umudugudu, akagari, umurenge n'akarere by'aho aba mu gihe cy'iminsi 15 kuva iri teka ritangajwe mu igazeti ya leta ya Repubulika y'u Rwanda. Noneho reka nze turebere hamwe isengesho ririmo amagambo akomeye kabisa. Ku bantu batari bubashe kubyumva neza, nanjye ubwo nifashe ku munwa. Bigaragaza ko n'umugabo yize ikinyarwanda. Ku bantu tugendane kugira uze kubyumva neza. Ndashima umwami mwimitsi waturabutsweho ibikomere bikomeye, akadutoranyiriza umwami mwimyi, akamutongera kuba nyiricyomoro, nawe akadukundira akatwomora. Atwomora twakosheje, atwomora twasitaye, atwomora twasitajwe, atwomora twakomerekejwe, atwomora twiteze imitego, akatwomora twatezwe imitego. Shimwa mwami mwimyi, muri wowe tubasha kubona ububasha bw'umwami mwimitsi. Kugeza aha, nimba utari wakora subscribe waba uri mu gihombo kabisa, kuko amakuru menshi yose yiriwe azenguruka isi nyabagezaho ku buntu. Ndetse na like. Yakomeje ati: mwami mwimitsi ujye uturindira, uyu mwami mwimyi nakomereka
umwomore kuko ubwongo n'icyomoro wamuhaye nibyo atwomoza. Igihe akeneye icyomoro n'ubwongo bwe nkawe, ujye umuha ibyo mu bubiko bwawe. Mwami mwimitsi, ibyo wageneye abami bimye nkawe, ujye ubimuhana umwete, kuko kugwiza ubugiri n'ubugingo kwe nibyo bikuramuka no kuramba kwacu. Ni ikinyarwanda gikomeye kabisa, umugabo yarize koko. Biragoye kuza kubyiyumvisha, bigusaba kuza gusubiza inyuma gakeya ukabasha kumva amagambo n'ubwenge biri muri iyi nyandiko. Akenshi ubona ko yashimiraga Perezida wa Repubulika ndetse n'Imana muri rusange yamuduhaye. Yakomeje agira ati ubwo u Rwanda uruhe kwanda n'ejo haze, uzahore utwimikira abameze ukukwe, abateye ukukwe, abatoza ukukwe, abakotana ukukwe, abimana ababo ukukwe, abagwizambabazi ukukwe, abaha u Rwanda kwanda ibigwi ukukwe, abatarama u Rwanda ukukwe, bizaduha kumunambaho nk'abagaragu batagira icyo bashinja shebuja wa shebuja u Rwanda ni rweme. Bamporiki Edouard. Ngira ngo murayumva kabisa isengesho yatanze ku bantu bose bamubaye hafi akiva muri gereza. Nshimira wowe twabanye muri aka kaganiro. Kora subscribe, like, share ndetse na comment. Mwari kumwe na Ismail King Bruce. Uko amakuru atugeraho turabagezaho.